ukamubwira ati ikorera uburiri bwawe wigendere ukamukiza ntacyo urebyeho mu izina ryawe Yesu Kristo data ariko nyagora ku ngoma mwami Imana ubwoko bwawe bugirira neza abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. abanzi jewe namaramaje kugira gute kujya mu ijuru. Ndagira ngo ubwire nawe udukurikiye urugendo dufite no kujya mu ijuru. Ibyo tuzabona hangaha ku isi bizaba ari inyongera. Ngo ni mu ntega amatwi. Uwiteka yampamagaye. Ngo Uwiteka yampamagaye. Ntaravuka. Nkiri mu nda ya mama. Ngo nari nkiri mu nda ya mama. Yanyise izina. Ndabukomere nabi. Sinzi imyaka umaze uri umushomeri mu kazi. Sinzi imyaka umaze ariko aka kanya hari ibyo Yesu agiye guhindura mu izina rya Yesu. Amen. Hari ibyo Yesu agiye kuzagaho umurongo mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe nitwa Imana Irakiza. Cyangwa ku mazina y'abana aba nitwa Papa Eliot. Nkaba ndi kumwe na madamu. Kandi madamu nawe arengeje 18 cya 16 agomba kubanza akabibwira. Murakoze cyane. Nitwa Uwamahoro Rusi. Nkaba ndi mama w'abana. Ibindi Imana iduhana umugisha. Murakoze. Nongeye kubashimira abantu mudahwema kutwereka yuko turi kumwe. Ndagira ngo nongere mbibutse yuko urugendo ubu ngubu dufite n'urwo kujya mu ijuru. Turabanza dutangirane n'isengesho ubundi umwami aduhana umugisha. Data wa twese turagushimye, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kuri Imana yacu nzima, tugushimiye yuko nyagora ku ngoma mwami Imana uri Imana nyagora ku ngoma. Imvura yiguye ntago bakwanura, nyagora ku ngoma ntago ujya urangiza mpanda. Mu izina ryawe Yesu Kristo data ibyo tugiye kuvugira ahangaho dushyikire ubane natwe kuko ushobora byose, kandi ibyo tuvuga bihindure imitima y'abantu nyagora ku ngoma mwami Imana. Abakizwa bakizwe mu izina rya Yesu Kristo, abari mu buyobe babuvemo bemere kugukurikira mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo nyagora ku ngoma mwami Imana tugende tubwirize amahanga yose abemera gukizwa bazaba batize. Nibwo tukwiringiye rero ni mu izina rya Yesu Kristo tukwambaje. Amen. Amen. Turagira ngo dutangirane n'umuririmbyi tubona imbere yacu turirimba indirimbo yo mu gitabo. Ndasaba madamu ngo ayizamure ubundi Yesu akomeza duhana umugisha. Murakoze. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru, mwamujya undindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kuba witeka, have wabwoba we nimunyihorere namaramaje pe kujya mu ijuru, have wabwoba we nimunyihorere namaramaje pe kujya mu ijuru.
haleluya, amen, haleluya. Amen. Iyi ndirimbo umuririmbyi yaravuze ngo have wabwoba we, amen, Amen. ngo njyewe namaramaje kugira gute, kujya mu ijuru. Ndagira ngo ubwire nawe udukurikiye, urugendo dufite no kujya mu ijuru. Ibyo tuzabona ahangaha ku isi bizaba ari inyongera. Tuzaba mu mazu meza, ndetse tuzagenda bamwe mu modoka nziza, ariko urugendo dufite tubikiwe iki? Tubikiye kuzajya mu ijuru, dubikiye kuzaba witeka ryose cyane, ngo haleluya. Amen. Twebwe tubikiye kuzajya mu ijuru, kubera yuko n'abanyabyaha niba ari ukurya bararya, niba ari n'imodoka bazigendamo, ariko icyo tubarusha ni iki? Nuko twebwe twamaramaje kujya mu ijuru. Amen. Imana y'amahoro ntihabwe icyubahiro. Uyu muririmbyi aranshimisha cyane, ngo abazaguca intege bose nta nubwo bazakugarura mu nzira wahisemo ijya mu ijuru cyane, ngo haleluya. Kandi ngo bazaziguca ngo nibo bazagwa. Imana y'amahoro ntihabwe icyubahiro. Nongeye kunezerwa muri iki gitondo, nongeye kongera niyumvishemo izindi mbaraga zidasanzwe, kubera yuko nanjye namaramaje kujya mu ijuru. Ese nawe wamaramaje kujya mu ijuru cyane, ngo haleluya. Wowe ureba rero, utureba aka kanya, ni wa mupapa ndetse n'umudamu we, ndagira ngo tugusabe ukande kuri ka kazogera, nurangiza ukande akarayike, nurangiza umanuke unandike comment, utubwire uti bimeze bite. Ati ese nawe wamaramaje kujya mu ijuru? Imana y'amahoro niduhana umugisha. Amen. Twihuse rero turagira ngo dukurikizeho ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya, umurongo waho ni 49, umurongo wa mbere, igice cya 49 umurongo wa mbere. Nkuko Imana yagize gutya ikampa umufasha, reka nsomere nta kibazo, ubundi Imana y'amahoro ikomeze iduhana umugisha. Murakoze. Dusome mu izina rya Yesu. Yesaya ibice 49 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'umucunguzi w'Abisiraheli n'uw'abisi bose. Dusome. Nimunyumve mwabirwa mwe, ngo nimunyumve mwabirwa mwe, namwe mahanga ari kure, ngo kandi namwe mahanga ari kure, nimutega amatwi, ngo nimuntega amatwi. Uwiteka yampamagaye, ngo Uwiteka yampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama, ngo nari nkiri mu nda ya mama, yanyise izina. Akanwa kanjye yagahinduye nk'inkota ityaye, ampisha mu gicucu, ngo yampishe mu gicucu cy'urugo rwe, cy'ukuboko kwe, kandi ampinduye umwambi, usenye mu kirimba cye, nimo andindira rwose, ngo nimo andindira rwose, ntacyo naba. Amena. Umurongo wa 3 aravuga ngo kandi yarambwiye ati, ni wowe mugaragu wanjye Isiraheli, uzampesha icyubahiro. Ngo niwe uzampesha icyubahiro. Aka kanya rero ukure mu izina Isiraheli ushyire mu iryabo. Haleluya. Ubwo ni Imana irakiza ubwiro. Amina. Amen. Ariko ndavuga nti, naruhijwe n'ubusa, ngo naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro, icyakora nzacirwa urubanza n'Uwiteka, ngo cyakora cyo nzacibwa urubanza n'Uwiteka, kandi Imana yanjye niyo izangororera, ngo kandi Imana yanjye niyo izagira gute, niyo izangororera. None rero umva uko Uwiteka avuga, ngo none umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo nzabe umugaragu we, ngo nzabe umugaragu w'Imana, mugarurire Yakobo, ngo mugarurire Yakobo, Isiraheli amuteranirizweho, kuko ndi uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbereye imbaraga. Amen. Imana umva, twebwe turabo kubahwa mu maso y'Uwiteka. Niyo abisi bagusuzugura, niyo mukeba wawe yagusuzugura, niyo nyirinzu yagusuzugura, niyo waba waburaye,
ura w'agaciro mu maso y'Uwiteka. Haleluya. Cyane ngo haleluya. Amen. Ndagira ngo nkubwire wowe wihebye, wowe waburaye, wowe wabuze amafaranga y'ubukode, ndagira ngo nkubwire ngo uri uw'agaciro mu maso y'Uwiteka. Amen. Babyanga babyemera, Imana y'amahoro izakugirira neza. Cyane ngo haleluya. Imana y'amahoro izakwihembera. Cyane ngo haleluya. Imana yakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Ariko Imana y'amahoro ntihabwe icyubahiro. Amen, amen. Imana y'amahoro nishimwe. Amen. Buriya njyewe njya ndamburira ibiganza, buriya hari igihe njya mpamagara muzehe wanyise izina akanyita Imana inarakiza, nkamubwira nti muzehe nti rwose fata ako ushoboye ndakishyura kubera ko wahanuye ari bwo nkivuka ugahita unyita Imana irakiza. Nanjye nizeye ko Imana izagira gute izabikora, kandi aho igejeje ikora mbaye nyishimiye. Imana y'amahoro ntihabwe icyubahiro. Ndagira ngo wongere urambure mu rwandiko rwa Yohana ibice byaho ni 5. Imana y'amahoro ikomeza iduha umugisha, abantu bari kudukurikira, abantu bari kutureba. Nongera kwibutsa abantu nimero ya telefone ni 07 73 0308 07 soma tugende nta kibazo. Dusome mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Ngo hanyuma y'ibyo ngibyo byose haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu agiye Yerusalemu. Ngo nuko Yesu yafashe urugendo agiye Yerusalemu. Kandi akakanya kugenderere nawe. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida. Icyo kidendezi cyitwaga Betesida. Cyariho amabaraza 5. Ngo cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi. Ngo kandi hari abarwayi benshi ntabwo barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Ngo harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza. Ngo bari bategereje ko amazi yihinduriza kandi. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Ngo kandi marayika iyo yamanukaga amazi yarihindurizaga, umuntu wajyagamo bwa mbere niwe wagiraga gute, niwe wakiraga. Komeza. Umurongo wa 5 haravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Ngo hariho umuntu ufite indwara, ndagira ngo mvuge ko akantu ayimaranye imyaka 38. Nawe rero sinzi imyaka umaze mu kigeragezo, sinzi imyaka umaze ubana na mukeba wawe, sinzi imyaka umaze, cyane ngo haleluya, ubukode bukomereye nabi, sinzi imyaka umaze uri umushomeri mu kazi, sinzi imyaka umaze, ariko aka kanya hari ibyo Yesu agiye guhindura mu izina rya Yesu. Amen. Hari ibyo Yesu agiye kuzagaho umurongo mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Ngo Yesu amubonye aryamye ngo amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Cyane ngo haleluya. Amen. Yesu nawe kubone amenya yuko umaze igihe kirekire mu bushomeri. Cyane ngo haleluya. Amen. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Ngo yaramubajije ati ese mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Ngo databuja ngende umva ukuntu yabimubwiranye agahinda kenshi. Ngo databuja ntago mfite umuntu unjugunya mu iki kidendezi. Mwibuke yuko mbere hatubwiye ngo uwakibanzagamo yabonye umutereramo niwe ahita gakira. Iyo amazi yihindurije nkiza undi antangamo kumanukamo. Iyo amazi yihindurije nkiza undi ahita nanga kumanukamo, kubera ko we ntabwo yari afite intege, bamutangagamo.
ariko aka kanya niwe wa mbere, niwe Imana ije gutabara kuri wa musozi wasebeyeho, niwe Imana ikuzaniyeho igisubizo cyane ngo amen. Amen. Yesu aramubwira ati, Yesu yaramubwiye ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Yaramubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Muri ako kanya uwo muntu arakira, muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe acaho cyane ngo haleluya. Amen. Ndagira ngo mvuge ko aka kantu muri ako kanya Yesu naza kugutabara mu kibazo cyawe urimo, urikorera uburiri bwawe wigendere cyane ngo haleluya. Amen. Aka kanya hari telefone y'impuruza igiye igomba kuguhamagara ikakubwira ati ikibazo cyawe ni njye ugomba kugikemura. Njya nkunda kubwira ngo tuba dukeneye abantu b'agaciro, kubera yuko nta ndege izahagarara mu gihugu urimo icyo ari cyo cyose mumena amafaranga mu mutoragure. Dukeneye abantu b'agaciro bagira bati bakora umurimo w'Imana, kandi gukora umurimo w'Imana buriya ngo ni ukwemera uwo yatumye, niko ijambo ribitubwira. Ariko nanone hari ukuntu umuntu ahagarara akavuga ngo, urukamubaza ati ese umeze ute, ati rwose ndi umugabo ushima Imana. Ni byiza, ariko gerageza urebe yuko hari umuntu washima Imana ku bwawe, umuremere, umubwira ati nawe genda uvuga yuko Imana yakugiriye neza cyane ngo haleluya. Amen. Gukorera Imana ntabwo ari ukubwiriza, ntabwo ari uguhanura gusa, ntabwo ndetse ari ugutanga amaturo ya. Ushobora gukura umuntu ku muhanda yarashonje ukamugaburira, aho ngaho ukoze ubutumwa bwiza cyane ngo haleluya. Amen. Ushobora kumwishyurira inzu bari bamusohoye, aho ngaho ukoze ubutumwa bwiza cyane ngo haleluya. Amen. Nimugerageze dukorere Imana, ntacyo turebyeho, ntacyo tugize gute, ntacyo twishingikirije, Imana yacu izaduhemba. Amen. Cyane ngo haleluya. Amen. Amen, haleluya. Amen. Ndumva nishimye cyane kandi nezerewe. Nshimira Imana yuko ikomeje kudukomeza mu uyu murimo wayo, ikaduha imbaraga tugakomeza urugendo. Suhuza n'inshuti zanjye zinzi n'abatanzi mwese ndabasuhuje. Korari nkoreramo umurimo w'Imana, intumwa n'abahanuzi, namwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bumve yuko turi kumwe kandi Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ndi hano rero nababwiye ni twatangiranye isengesho, n'ubundi ndagira ngo twongere dusozanye iki isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, uwera wa Isirayeli, turagushimiye yuko nyagora ku ngoma mwami Imana, Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, ukitubera amaso kandi ukitubera umurengezi n'umucunguzi. Nyiringabo Imana, aka kanya turagushimiye yuko nyagora ku ngoma mwami Imana, tuvuze ijambo ryawe. Ndakwinginze nyagora ku ngoma mwami Imana, abari barushye, abari bamaranye ikibazo kirekire, nyagora ku ngoma mwami Imana, cy'ubukene, cy'ubushomeri, cy'ubukode, aka kanya wagira ibyo uhindura mu izina rya Yesu Kristo. Ryabaraza nyagora ku ngoma mwami Imana, umuntu ukamubwira ati ikorera uburiri bwawe wigendere, ukamukiza ntacyo urebyeho mu izina ryawe Yesu Kristo. Data, ariko nyagora ku ngoma mwami Imana, ubwoko bwawe bugirira neza. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo nkwambaje. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom.